urabona Jesus bati umuntu utagenda ese kado witwa nde wowe kabiri twose kabiri kabiri umutabe mana we siko nibagiye ikiko gusa birya nta kiko urani wiviyo wanjye niba pawa se bro ko irukanze vipi akomoda wajureka kuba ikigori dukarengera se bro ko iri kutama amafaranga Mwana wanjye rero uko iminsi igenda yicuma urumva ndi koroherwa umura ntugire ikibazo nzakira nese papa urumva ushaka gakimwe yakuzanye mwana wanjye si ndumva nshaka kabo kari hagana heza kagacuma kanjye aho gateretse niho harimo akabo gateretse heza nk'ujya ko kureba Sanzure kabisa na hiyo umuntu. Usane no gusa. Niba no mpanyishizo gahunda. Urumva? Turiko byawe. Oye bigomba gukunda. Niko koma. Si komboni wanye mu bakiri. Iki cyatumye wigira muri. Mani ibyo by'uburara byihorere aba ari gushakisha ibice. Habwo igitumye mpuzaranga ciri byanjye biri he. Amafaranga yawe rero mwana. Umva mani. Tazana ibintu bya brag. Ngiye nshaka ibiceri byanjye. Kandi urabona nakuzanya mu rugo tuje kuganira kuri deal. Ubwire sibyo Nshaka ibiceri byanjye rwose. Ihanganye sibyo. Amafaranga byabaye ikibazo nacyo. Ikihe kibazo se? papa nari nkabonye none se ko mutarateka ntabwo uyu munsi muri buriye ntahishije mwana wanjye amufasha ni hanyuma neguke mbere nisomera kumufasha fasha eguke ese mwana nta nubwo kijya ku ishuri ngo nuko ndwaje koko papa kwiga nabaye mbiretse oya mwana wanjye nta byo kubireka ahubwo mpaka agacuma kanjye mbe ninywera agacuma se kira papa noneho urwagwa rwo kwa Bukengende rwabyoshye noneho umeze neza basi ndekura basi tuvugane ndekuye Sibyo ntabwo byashoboka utarangije. nyine man ihangane basi ibyo amafaranga byo urabizi nawe Nagukoreye deal washakaga. nyine man basi reka tuvugane ndekuye basi Sasa rero ko ndi uri muraca hirya no hino ibiceri byanjye ndabona. sasa rero cyena kuntu twakase hamwe mu ishyamba hamwe ruguru y'umuhanda noneho turazamuka tugeze ruguru gatoya tubona umugabo yasiritse abasore babiri mane mbaza ngo Ninde nyine kutamubwiye. nyine ni ikigabo cy'igikire ewan byo no umubonye nawe ubwawe Wambwira ko amafaranga yanjye nza kuyabura. oya ibyo umva nawe ubwawe muhuye mane no kwinyarira wakinyarira Kumiruka mutwara igikapu. Ibyo by'umugabo uri mu ishyamba nk'ibyo birandeba cyangwa ngo mbona amafaranga yanjye. Mwiriwe ego wakwete ego se kuri kwihuta habaye kanze mani kanze mane kiriya gikapu tukibwira amafaranga twasanzemo sinzi ahantu hose yahishe okay ubwo nahamukaye umva jibi bite kado we genda mu gikaruza n'ufunze bakuru butikura nsangana
bite byawe Javosha ndi kwihuta ese kadoro twande wowe kabiriti bose aga kabiriti bose akabiriti kabiriti umutabi se umutabi we Javosha uri kuntinza twatugera hanyuma ubwo ndaje mu kanya nta kibazo pasawa ibyo biryo si bijyanye ibi biryo se hari akana dushyira hariya ku muhanda karashonga cyane. uwo mwana se ni inshuti yawe ni akamanini kariya ku muhanda uwo mwana ni bwoko ki ukana se ndabikubwira ningaruka kanihuburiza si ibi ni biki we na papa mwaganiraga uriya ni papa wawe uriya niwe viyo wanjye ni papa wawe wari umuzi se bro ko wirukanse vipi se bro ko utamaye amafaranga urasha kana bite meze neza bacyari aho ngaho bapfuye barenzanye ibyaha barenzanye ibiryo nazanye ibiryo ibyo by'umuceri ase madani nde wakuntumye koko buri gihe urujanga uje kunshitinga byonyine gusa hakumoda wagireka kuba ikigoryo ukarengera hanze aho inkuru irazwi ko wataye umwana umuntu nkawe uratinyuka ukijishura umwana what manda we usiko nibagiye ikiyiko gusa urabirya nta kiyiko uburi kugenda ukajya ahantu hose mu tubara abaguhaye urwaga baguhaye ubuno wese abaguhaye ubutabuta yataye umwana ntasoni ntabwo inda ziragwira koko wowe umuntu wamubwaye mu mutima wawe uhora ukurya amanywa nijoro yuko wataye umwana ziba wandayawe ni gute ugenda ubikwirakwiza ahantu hose bakurongoye muza watuza ukarya gake turi kurya cyane harya ubundi bikanywa mwenza ngaho urya gakeya bitakuniga nuko se mada ko waje gusakurizanya n'umwana ngo umugabo azagufasha kumurera ubu ngubu ari hehe ziba hakuri ikigoryi ahubwo wowe maze kumenya yuko wowe unzira mu rugo uza kunsongora umwicanyi wa kabiri sohokera mu rugo ugenda uzagaruke ariko abagore nta nubwo mujya mumenya ubwenge ni ukuri
ubu umwana w'umwaka umwe wazanye hano arihe? wanze gusohoka kanze nkwereke Abantu warikize ntacyo wakora. Niba ugiye kongera urara nase ko bibitse Abijya neza. sharika ngende nanjye nari mvuye mu rugo nihuta batambura. Ngaho rero taha. Uzajya nzanira ibiryo. Nzareba bayi rero nzagerageza nzajya nkuzanira. Sawa. Abantu warikize ikigore cye gikora igigusa. Ni ukuri ubona burya ruhagaze ko ari ubutumbi nta bwenge. Urambona nawe Jesus. ati umuntu wafite agenda umuntu wafite agenda